Umugabo wishe nyirarume amuziza avoka enye ashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Ibyabereye mu karere ka Gisagara byongeye kugaragaza uburemere bw'amakimbirane ashobora guturuka ku bintu byoroheje ariko bikarangira habaye icyaha gikomeye. Umugabo w'imyaka 31 ari imbere y'ubutabera akurikiranyweho kwica nyirarume w'imyaka 45 amuteye icyuma mu gatuza. Icyaha kivugwa ko cyaturutse ku makimbirane ashingiye ku mafaranga ya avoka enye, imwe, ebyiri, eshatu, enye, bigatuma umuntu ahasiga ubuzima. Ni inkuru ibabaje y'umuryango wahindutse urubuga rw'ubwicanyi igashyira ubuzima bw'umuntu ku iherezo ako kanya. Ibi byabereye mu mudugudu wa Cyahafi mu kagari ka Duwa n'umurenge wa Kibirizi mu karere ka Gisagara ku itariki 18 Gashyantare 2026 ahagana saa 10 z'umugoroba. Bienvenue kwizera niko nitwa, icyo gukora urakizi, reba aho hasi handitse subscribe ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Uru rubanza rukurikiranwa ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye. Mu ibazwa rye ukekwaho icyaha yemeye icyaha ko yateye icyuma nyirarume mu gatuza bikamuviramo urupfu ako kanya. Yasobanuye ko intandaro yabaye avoka enye yari yahawe na se azikuye mu zo nyina yari ari kugurisha akazijyana iwe mu rugo. Nyuma y'uko nyina we agarutse akabura avoka, we yatangiye kumushinja ko ari we wazitwaye, atangira kumusaba ko yazimusubiza. Ukekwaho icyaha yavuze ko yasubiye mu rugo arazizana, ariko azizana yitwaje icyuma. Mu gihe nyina yakomezaga kumutuka, yavuze ko yagize umujinya agerageza kumutera icyuma, ariko nyirarume aza kwitambika, icyuma kikamufata mu gatuza maze nyirarume ahita hasiga ubuzima. Ubushinjacyaha bumukurikiranye w'icyaha cy'ubwicanyi. Mu gihe urukiko rwamuhamya iki cyaha ashobora guhanishwa igifungo cya burundu nk'uko biteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko 68/2018 ryo ku itariki 30 z'ukwa munani 2018 teganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ni igihano gikomeye gishobora kumugumisha muri gereza mu buzima bwe bwose. Iyi nkuru irababaje yibutsa abantu ko amakimbirane niyo yaba ashingiye ku bintu byoroheje nk'ibiribwa ashobora kuvamo ibyaha bikomeye iyo mujinya n'uburakari byiganjemo. Ubuzima bw'umuntu burenze ibintu byose, kandi amakimbirane akwiye gukemurwa mu mahoro aho gufata icyemezo gishobora gusenya ubuzima bwa muntu. Uru rubanza rukomeje gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera kandi ruzatanga umurongo ku buryo amategeko akurikizwa mu byaha nk'ibi. Wowe ubibona ute ku makimbirane yo mu muryango ku buryo umuntu ashobora kuhasiga ubuzima kuri voka enye zonyine? Tanga igitekerezo cyawe kandi ukomeze gukurikira Itohoza TV ku makuru asesenguye ku buryo bwimbitse kandi bw'umwuga. Ntimujye kure, mu kanya ndakuzanira andi makuru.